Wenda ngo nihekenyere. Sinkaho. Doreta, ubusi. Apa sata? Ini manu. Ntukubonekirwa da? Yawe si yawe. Ntabwo mbyumvise uko ngo yakuye muvuga naga nje wari wayacize mu. Ariko gusigaye mufite amayeri. Imana yatangaga ubu mundakaza ngo nabi. Manyanga bimeze bite? Kari byiza. Urakomeye? Komera cyane. Kunakurangiye ikiraka ukaba warahembwe. Ninguri umusuru. Nasi ni ngombwa kugira ngo uhembwe. Ugomba guhembwa nyira kuko musharishara ahembwa. Musharishara kurangira abantu ibiraka barakora. Kubera iki? Ni ngomba kugushereshera wakora ukanyishura. Ntabwo ambwiye ko nzakwishura. Bavuga nyangahe nzakwishura. Narase umusharishara bamanzaga bamubwira ko bagomba kumwishura cyangwa itegeko ribagarizwe ko uwaranza bagomba guhembwa. Ntabwo nazi kuri umuranga wabyo. Warakoze kundangira ariko. Ngo memba rero. Amafaranga yaracariyo. Memba cyangwa nta mafaranga mfite. Akomenze utazi dendera uwari. Ndava hano ari kumenya. Ubwo si nanyambure no uzanyishura hu. Ntabwo yakwambura yarakwishyuye niko yambwiye. Yuzana nawe akaza kubimba. Arega niko kazi kanje. Nubwo kaba ko ariko ntabwo hambishaka ntabwo baza twavuganya si umusuru ngo ngani ntabwo. Tegeko surariyo. Nawe warakoreye 200 ugomba kumemba 200. 200. Ni ibiceri 200. Kubera ko twajanye mu murimo. None sinakurangiye. Iyo rero ntabwo nenda kabona. Ariko ware. Ntwara agakonda iki. Njyewe warakoze warandangiye nta bihemo mfite ahubwo warakoze Imana izaguha umugisha. Arega ngende utabembye. Mvira mu rugo. Hemba. 2 3 mvira mu rugo bati. Hemba. Nta ibyo nguhaye. Hemba ariko. Singuhembye. Amundebe. Kangende sha. Hari igihe uzongera kubura akazi. Ego. Uzaza kwa hano uzaguhanyuka. Urero kirambye ukikigwe kingana kuri gifite ubwenge ngo ngukire kunyishuza. Ibihembe ngo byo busherishe. Ikiraka cy'ibihumbi 7 yari yandangiye. Niyo yaza kumbyutsa kwayo ko duhumaniya kiba nanagikwibye. Ngo ni umuhengo ngo busherishe. Ntago muhaye nanga bikiranga tuzabonana. Zamwereka ko atari ngombwa. None inzara yanjye ikigeze kumbenyukaho runga nakora rugubwenda ru ibigani biboko nibiboko kari kureba tiko nariyumiye imeze nk'umuserebanya nizo kujya ntabyo ndabona mana yanjye cyakora aribonye azongera yibeshe yanga kunyishyikira iyi mifuka nayo naherutse naraguriraga mu bijumba nta nicyasigayemo wenda ngo nihekenyere. Sinkaho. Doreta, ubusi. Apa sata? Ini manu. Ntukubonekirwa da? Iyi ko ariho nabibona. Mana yanjye. Sinamenya n'umubare ndagahora nitonze. Ndagize. Ariko suje bakwamagariye kuri bakwamagara. Mura irahi. Gugiki? Turaboneke. Gugiki? Turaboneke. Amafaranga kuye. Bere mu meje gifuka. Mbona kabisi yosi. Nanga. Bana ewe. Nanga mwana. 1 2 3 4 5 Baba nani tutari gutitira. 5 6 7 8 9 10 11 11 na kimwe
cumi na bibiri cumi na bitatu 40 amafaranga wakuye ndabonye muntu manza ni witeka yadufiriye ariko mana wigamara turakize we twaturaje ikigo uziko imana itabaraga ibintu 40 yabaye rwarugoye rwagiye rero nayabonye seba namba abagana bira kumba nayamuhaye ariko naragenze tuyamaze y'amafaranga none yego wana uzugwanyaka none sisi yabo ni tuyamaze ikirego ko zana nkoti kuntu tujye kubikora mva reba ishati inanje nibyo ngiye guhera ubwo katurebe igihumbi cyayidode igihumbi oya ni bibiri nsi w'igihumbi hano bahadoda ni bibiri urama yo kwidodesha ati bibiri none se mwana uri kugira ngo nabya bibiri sha mari subirizaga igihe nta kandi kaba ufite ikariso yanje yaracitse yarashaje nshaka kugura indi yaye ya muno ubu nayo nambaye ubu ngubu yarashaje nta kuntu nayambara iguraga 3 oya shaka oya nagaruka bosema oyiguraga 3 n'ukuri nose ubu doza n'iki gihumbi zari 2,200 hano mwego hemwa ko gasize oya bibiri zana igihumbi urayamaze nawe nagaruka yamara 3 nasubonye nasigarani okay mbo ikariso kudodesha ishati sibirangiye ubetse kumbaza ibindi uyu munsi turagikirero nyine nsone ngiye gukurikiza yego abantu bafite amafaranga ntago turari ibijumba rwose sibyo uba ukatuyobera urebe kagacuma mweragamo imvange ubwo uje kwasumbura ejo ayo nayo inzoka enzana y'inzoka amacupa 2 2 750 urimo yego aya ngaya uguremo akanyama mwana we tujye kudinyama ibihumbi 40 yewe gadata we noneho ugure n'umuceri w'amateka hajya abasirimu nasi kiro kinyama kiguraga ngahe abasirimu hajya kiro kinyama kiguraga ngahe 5 koko umuceri urongera ikindi gihumbi cy'umuceri ikiro ariko ushaka kuyangu yani oya nagaruko yakuye nasi nyamiguraga ngaho kubizigeze kuranga ikindi gihumbi cy'umuceri okay inyama umuceri kera abakungu ntibajyaga inyama okay kakadobo kari ureba mu wa cyaka jyane ngande baraniza kadobo kwanuza ko baraniza kadobo nangugura bwa buntu bagura mu mabutike bari akambiro kaje bwa buce ngende yakura shaka kugura ko noneho uzamini nta kibazo kanze nk'abo mu maso ubundi mitanyaruka wamana uzabyara n'umukobwa uzahinduye komera igisimo byawe n'abazagutakura ndagiye ubuvunitse tutari twagiye nyaruka inyama inzoga n'umuceri ndamugurira icyo aranywa amazi yagasanzwe karagasazara umva kamereza ibyanjye manyanga abo kwa manyanga ndi kubashaka ngwino hano sini mwebwe ni twebwe mukomere cyane turaha ariko nyine nawe urakubibona ko nta magambo menshi mfite nshaka amafaranga yanjye kuki wanyambuye waje kunguza ubabaye ako kunyishura bigiye kuba ibibazo ni amafaranga yawe naribagiwe uretse ko nabitekereje n'umugoroba barahongiwe wambwiye umunsi nagutegereje ndaheba rero bibaye ngombwa ko nza kukwirebera hajya nangana ni 5 mereza 5 cyanjye pe ariko nanjye narakubonye uri manyanga koko pe oya naribagiwe uri manyanga usibi byava 5 rwose akira 2 ye baba we umaye 200 ibisi byavamo wiki manya byagenze gute none se uvuze ko ndi manyanga ntago naguhemukira bana we 200 abantu rero nk'abamwebwe sinzi babatindi nta genda ye bye sawa umva ucokoze urakoze byabe ntabwo ari buryo by'ubu mana we samuye
reba kuncira ishati wareba ukuntu wajya kuncira ishati wamubonye reba ukuntu agira ishati reba ukuntu yayigize bigenze bite gabanya ivugo muzehe mugabanya ivugo ni ibiki njyewe mwana yanariye amakayi yanariye amakayi ganje rwose kandi amakayi ganje kaguraga imwe yaguraga 500 yateye amakayi abiri ubwo ni igihumbi gusa cyane none suka mutwara gucoje n'amajyamba akaza agakina ku mwana mugenzi agakinira mu byanjire ngo mureke agupa yagiye maze kimwari mu nyishura hano nga adako ni igihumbi kandi ugiye no tishaje ndi kubonamo ngo afata icyatanu ako toka wambwe tuvira mu rugo nundi munsi toka tubenda kunyira ikibazo cyicamutse kunyira yishati wewe ugeze he narigeze arakwa rustimvanga ubwo reka nsubira kubizana komeza gahunda ubangu cyo ntutindeyo nta kibazo wahoze ko wambaye gucyo wahora mubaye si ko umuntu yakimena umutwe barakosheje cyande umuntu yazabitatura ngarakosheje ese kandi wabaye muraho neza ego muraho muzehe komera ego kakabwa arihe kakabwa ni wabuhoro yamiraguriye imisururu n'ikimenyimenyi namwatsiye imyenda shaka kugira ngo ndangira hari kakabwa arihe muraho kakabwa ngwino hano hijya ari ikimodoka bari gupakura bifumbire kakabwa we kakabwa arihe we muragira akajogo hari abantu gupakura ifumbire ntabwo muhishurira kakabwa bibiri nawe yakorera gupakura ifumbire arihe umuhishehe ngewe ntabwo ndabyemera ntabwo nase wowe mukecuru bimeze bite ngewe yamiraguriye imisuru ubu ndi umuntu wo gukorera abasore nkabakorera koko bigashoboka yamwese rwanda ibihumbi bitatu byose kandi nico gishoro mbaga nifite agusigira umwenda bwe koko nubwo ndi kugureba none sisi nguyu yaje gusendera zangumi zawo birigwana abagore abakecuru abasaza abana bato ngaraza kubadimbishiriza mu byanje ntabwo nabone ariko mana yanje koko ubu ndi umuntu wo gukorera abasore koko ubu koko muzehe koko ibi nabivamo mukecuru ihangane buriya ndareba nihangane iki ndabyigaho ni myenda niye nayibonye ndayizi mbe muzayo mafaranga yose wayakuye aya mafaranga kakabwa buraza baranza kuriza ngo yahuye n'ibibazo ngo bikene bwawe kunagira akajoba yahomeze nakazi ke ndabona mutananyita ngira ahantu wakuye ayo mafaranga ubwo nakazi cye igendere ntabwo ngira ahantu wakuye ayo mafaranga rero wa mukecuru ni imana yamyihereye nari kureba igifuka hano mpaheraga ibijumba ndebe ko akanumba kaba karimo kasigaye mu ngaheke ndakunkumura mbura mu kiro ububonye ku mafaranga mbona amafaranga garasotse gaguye hasi none wanyishura nkigendera ukasigarana imyenda y'umuhungu wawe oya nyine nushaka uvuga ujanye uriya ni ukuvuga ngo ejo azazana amafaranga umusubize iyo shati ye ubwo niko bizagenda reka nigendere azayansangisheho niho nzamuha imyenda ye nibyanga n'ipantaro nzayikuramo ejo azaza kukureba yazanye sawa abantu bose bari kuzindukira aha ayo mafaranga wayakuye si ukumva ari iki nayawe ayo mafaranga ntabwo ari ayanjye kirasa nk'urubabare ntabwo mbyumvise uko ngo yakuye mu mufuka ntabwo njye wari wayashyize mu ariko musigaye mufite amayeri
imana yatangaga ubu umuntu akaza ngo nawe yaba hano muri urugo rwese ubika amafaranga ahangaha ari igihe umuntu yabimenagura ngo arakojeje ntabwo azajya mu ijuru ngo kwa ngo ayo mafaranga ntabwo ari ayanjye wowe wabitse he ntabwo ninayigiza no mu mufuka ni imana yanyohereje mu kano gafuka kabona amasengesho muraga ndasenga wayarya yaraguhega amakanza mwihorere yarya nayawe se nayanjye nyine ntabwo uri kumva ago namaye nuko yambonanye kutigeze utaka ngo wabuze amafaranga ahangaha wampereza amafaranga yanjye ntabwo nyagaze ngo yakuyemo umuntu nimubona gapfuye none ntabwo ari kuvuza tarakwa gisa muje mateka imitwe neza baje gushaka ngo baguhiki bakwangira ikiraka wari uri mu nzu wanga kuvuga ndakwihorera ayo ntaya amafaranga ugiye kukubona none gano ganje ni guje kumwarira wayajana wayarya ibyo mwashe mo sinagura bijya kwa imana yaye nihere wameza amafaranga yanjye papa wameza amafaranga yanjye mama wameza amafaranga yanjye ntabwo ari ayawe nawe uru rugi njya gutandumenagura ndebe baragufunga we baramfunga baramaze wagicucu yarye kaburetse ni nimba hano muzaza kunshaka nanjye ageramo reka kumuhoro banje nze nkwere ngo ni igicucu wanga